yasize umugore muri Burkina Faso. Aya makuru reka mbabwira amakuru noriho. Aya makuru n'umugabo wa Vestina witwa Idrissa Ouedraogo ntabwo azaho nayakuye. Aho Vestina atari, aho mama wacu atari, aho Dorcas atari, nge n'umugabo wa Vestina atari, ngenje kuhababera. Na kuri social media bavuga ngo yari afite umugore n'abana, ibyo ntago babibareba, bajye bareka kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane. Gute? Cyane bagakabya, sinzi ukuntu umuntu ntumuzi ni murahura. Nta nubwo wenda nabo mu gihugu cyiwe. Yego. Ariko uratangiye ngo afite abana n'umugore, ukajya aho ngaho ukamara ukwezi udasinziriye uri muri editinga ifoto ari kumwe n'umugore n'abana. Nanjye nawe jambo ngo byemewe na nyiri jambo, umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Mureke shime narabyemerewe, mureke ndamye narabyemerewe, mureke nshime narabyemerewe, mureke ndamye narabyemerewe. Uruga rwamberaga wararunyambuye, unyambika ubwiza buva hera hawe. Uruga rwamberaga wararunyambuye, unyambika ubwiza buva hera hawe. Ariko ni biri kuvugwa. Biravugwa ariko ni ibihuha. Ni ibihuha. Yego. Bivuze ngo rero bira bintu Pastor Claude yavuze ni ibihuha. Ni ibihuha. Ni ibihuha. Cyane. Hari n'ibindi bintu n'umugabo umwe wabivuze bamwita Bosco, amakuru avugwa ariko ntahagazeho ngo nuko ashobora kuba yaratawe muri yombi ngo kubera amagambo yakomeje kugenda atangaza ngo atari meza ku muryango wa Vestina, aho yanavuze ko ngo umugabo wa Vestina ngo burya ngo yamugaye akaguru, ngo abana ngo n'ubumuga bw'akaguru, ngo ubwo wenda bamusizemo ngo insimburangingo mu kaguru. Yego, nabyo nibyo ngereka icyo nakibwira abantu bakurikiye kino kiganiro. Yego. Byo kuvuga ngo umuntu ngo nta kaguru agira, wigize umubona mu kagare? Nawe nabonye. Wigize ubona se base akwaka imbago? Mbere yo kuvuga ibyo byose bajye babanza bireba mu buzima. Umuntu wese areba iby'abandi, niko abantu tubayeho benshi, niko abantu benshi bameze, babanza kureba ku by'abandi mbere yuko birebaho. Rero bajye bareba. Abantu bo muri social media akenshi na kenshi bakunda kureba negative cyane. Yego. Kubera yuko bahereye ngo ku myaka, bavuga yuko umugabo wa Vestina ngo ari mukuru cyane, ngo amuruta cyane, ngo bitari byiza, ngo ntago baberanye. Ibyo birarenga bashakira n'ahandi impamvu, ariko nyekereza ko wenda ibyo ngibyo baba bivuga ngo mu buryo wenda bwo gutwika, bwo kwishakira views. Akaba ari cyo kibibatera wenda. Ngiye ikintu nababwira, yaba afite imyaka 100, yaba afite imyaka 50 cyangwa yanarengeje, ibyo nta na kimwe bibareba. Bira bintu rega nubwo waba ukoresha social media z'iki gihe, ntago bisaba ko wakinjira mu buzima bw'umuntu cyane ngo ujye indani. Yego. Ku mahande y'ubuzima urebane n'ibyawe n'abandi barebane n'ibyawe, kuko ibyo wandika byose rega birababaza cyane. Kumva umuntu agutekerereza. Wenda akabazo nanjye mba mfite kamatsiko, nka bino bintu biba biri kuvuga kuri social media iwanyu murabibona?
Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official na mwenyewe made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Impano Online TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko ja. Yego ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mbabwira ngo muri abantu bagaciro mwarakoze cyane mu kugumya gukanda hari ahantu ngo subscribe. Reba ahantu handitse ngo subscribe cyangwa sabone. Uhita uhakanda nurangiza kuhakanda utere ukande no kuri like ahantu hameze gutya. Urumva numara kuhakanda uhita ujya muri comment uvuga ati ikiganiro kimeze gute unadusuhuze duhikaze natwe nkuko natwe tuguhaye ikaze mu kiganiro. Yego ikindi unatubwire nyine n'ukuntu ubona akazi kacu tugakora. Ariko abantu mufite impano munyandikire muri benshi cyane, ariko abantu bafite impano za nyabyo. Hari umuntu uba ufite impano ariko nyine impano yiwe atari impano, ahubwo wenda ari ukuntu umuntu aba bikunda, akunda wenda kuririmba cyangwa gukina filimi cyangwa n'ibindi cyangwa no gukina comedy, ariko nta mpano yabyo afite. Ahubwo kubera ko abikunda wakagira ngo afite impano. Abantu rero nabo bajya batwandikiye. Yego mugumeze kunyandikira. Yego ikindi ariko siko nta n'umuntu ndabona umbwira ngo sha waretsega gushyira kuri Kamomo mwana nawe ukamera neza nk'aba Jaspora koko mwamwe koko. Mwaciye mushyiraho no kuri Kamomo nk'ubu ngubu sinakagombye kuba ndi mu kiganiro ndi kunywa n'agafanta nakire n'umutumirwa. Ariko ntago nsabirije ago muco tuwugira. Ikindi mbabwira ngo ibitekerezo byanyu ni iby'agaciro cyane. Ikindi y'umuntu anyandikiye ntanyibwire ntago mufata nk'umuntu uri seriye. Yego ndakwakiriye mu kiganiro cyacu uyu munsi. Rero ndi kumwe na murumuna wa Vestina, noneho kuri no nco ni nawe wanyibwiriye ati ndumva nshaka ko wantumira. Uri mu biki? Kuri no nco nari ngize ubwo yavuze mwoka byarabwe. Kuri no nco niwe wanyihamagara arambwira ati ndashaka ko twakorana, mfite ibintu byinshi byo kuvuga bindemereye mu mutima. Ndavuga ati ewana ikaze mu rugo nta kibazo, ku Impano Online TV nta mutima ubayo, nta shatani, uraza tukaganira no problem, nta kibazo kabisa. Ndakwakiriye mu kiganiro cyacu. Mwakoze kunyakira. Umeze ute Soni? Meze neza. Nk'umuhanzi rero cyangwa se nk'umuntu abantu bakunze ijwi ryewe, babari urubanza udushyirira akaririmbo. Ko nabonaga na Mukanya uri kuririmba. Nushaho ushyiraho ko wari uri kuririmba. Turakwihanganira nushaho ushyiraho ko wari uri kuririmba rwose. Banyihanganire nasaraye. Naje kumenya ko zamana zaho nabaga zitari zishoboye, ariko wowe Yesu ufite imbaraga wahaye ubuzima imbaga. Wahaye ubuzima imbaga. Imana yahaye ubuzima imbaga. Ubu yabishatse kuvuga iki? Shatse yuko twese iduha ubuzima, ni nayo naturinda buri munsi. Iminsi yose ni tureberera. Yego kugeza n'umwuka abareba iki kiganiro bafite no kubera Imana. Byose no kubera Imana. Yego nibaza rero kandi umbwiza ukuri sibyo? Abantu bagiye bagarukaho muri comment ngo ugira ijwi ryiza cyane, ngo wazaretse inzira y'ubusizi, ngo nabyo ukabikora byo kuririmba, ngo ukajya uririmbana na Dorcas. Ubusizi ndabukunda cyane, gusa no kuririmba ndabikora. Ni wumva no munsi nasaraye. No kuririmba urabizi? Kuririmba ndabizi, ndanatoza. Uranatoza? Yego by'umwihariko ikintu ushaka ko tuganiraho ni igiki? Nuko ibiganiro byagenze, ni ikihe kibazo? No munsi ikintu kinzanye hano imbere ya kamera ni ikintu cyambabaje. Cyakubabaje? Byarambabaje. Okay. Ikiganiro mu biganiro twakoranye? Yaba no mu bindi biganiro abantu bakora. Ugasanga nyine arimo aravuga ngo umugabo ngo wa Vestina ngo yacitse akaguru. Ibyo umuretse umuntu akiyubakira. Mukareka uretse gatoya. Nibyo ushaka ko tuganiraho? Yego. Nibyo ushaka ko tuganiraho. Ndaza kugufasha rero kubera ko nanjye nibera muri social media, sibyo?
ibivugwa muri social media nibyo tubona. Twagiye tubona abantu nka ba Pastor Claude, ndagenda nkunyuriramo kuko ngiye byinshi mba nabibonye. Nawe ujye umbwira wenda niba ibyo mvuze ari byo, kugira ngo nawe ugire uko ubyisubiriza cyangwa ubyibariza cyangwa ubyivugira. Pastor Claude ni umuntu wagaragaye muri video ari kuvuga ko ngo afite amakuru ngo umugabo wa Vestina ngo atazi nawe atazi, ngo burya ngo umugabo wa Vestina ngo yari mariye, ngo yabanaga n'umugore we, baranabyaranye. Ku ifoto nabonye agaragaza Pastor Claude, urumva hariho umugabo wa Vestina n'abana babiri n'umumama. Mwibaza ngo rero koko nkuko Pastor Claude yabivuze, urumva umugabo wa Vestina yaba afite wenda urundi rugo, akaba anavuga ngo wenda reka nshake n'undi mugore mu Rwanda. Sibye ko nta n'itegeko ririho cyangwa ari mubangamira kuba yashaka umugore urenze umwe. Biterwa n'imyemerere y'umuntu. Burya iyo bashoboye wabahaza it's okay. Ndumva nta leta yagutera ibuye byanga bikunze. Ubwo uko nuko ngewe mbyumva ariko biri. Yego. Njye njya mbona kuri social media bavuga ngo yari afite umugore n'abana. Ibyo ntago babibareba, bajye bareka kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane. Gute? Cyane bagakabya. Sinzi ukuntu umuntu ntumuzi nimurahura. Nta nubwo wenda nabo mu gihugu cyiwe. Yego. Ariko uratangiye ngo afite abana n'umugore, ukajya aho ngaho ukamara ukwezi udasinziriye uri muri editinga ifoto ari kumwe n'umugore n'abana. Ariko ni biri kuvugwa. Biravugwa ariko ni ibihuha. Ni ibihuha. Yego. Bivuze ngo rero bira bintu Pastor Claude yavuze ni ibihuha. Ni ibihuha. Ni ibihuha. Cyane. Hari n'ibindi bintu ni umugabo umwe wabivuze bamwita Bosco, amakuru avugwa ariko ntahagazeho ngo nuko ashobora kuba yaratawe muri yombi ngo kubera amagambo yakomeje kugenda atangaza ngo atari meza ku muryango wa Vestina, aho yanavuze ko ngo umugabo wa Vestina ngo burya ngo yamugaye akaguru, ngo abana ngo n'ubumuga bw'akaguru, ngo ubwo wenda bamusizemo ngo insimburangingo mu kaguru. Yego, nabyo nibyo ngereka icyo nakibwira abantu bakurikiye kino kiganiro. Yego. Byo kuvuga ngo umuntu ngo nta kaguru agira, wigize umubona mu kagare? Nawe nabonye. Wigize ubona se base akwaka imbago? Mbere yo kuvuga ibyo byose bajye babanza bireba mu buzima. Umuntu wese areba iby'abandi, niko abantu tubayeho abenshi. Niko abantu benshi bameze. Babanza kureba ku by'abandi mbere yuko birebaho. Rero bajye bareba. Abantu bo muri social media akenshi na kenshi bakunda kureba negative cyane. Yego. Kubera yuko bahereye ngo ku myaka. Bavuga yuko umugabo wa Vestina ngo ari mukuru cyane, ngo amuruta cyane, ngo bitari byiza, ngo ntago baberanye. Ibyo birarenga bashakira n'ahandi impamvu, ariko nyekereza ko wenda ibyo ngibyo baba bivuga ngo mu buryo wenda bwo gutwika, bwo kwishakira views. Akaba ari cyo kibibatera wenda. Ngiye ikintu nababwira, yaba afite imyaka 100, yaba afite imyaka 50 cyangwa yanarengeje, ibyo nta na kimwe bibareba. Bira bintu rega nubwo waba ukoresha social media z'iki gihe, ntago bisaba ko wakinjira mu buzima bw'umuntu cyane ngo ujye indani. Yego. Ku mahande y'ubuzima urebane n'ibyawe n'abandi barebane n'ibyawe. Kuko ibyo wandika byose rega birababaza cyane. Kumva umuntu agutekerereza. Wenda akabazo nanjye mba mfite kamatsiko. Nka bino bintu biba biri kuvuga kuri social media iwanyu murabibona? Barabibona. Birababaza cyane. Bavuga gute? Ese ikintu kikubabaje nta kintu wavuga, ntacyo warenza. Wenda makwishusho y'uruhande rwa Vestina yabona abantu bamuharabika bakavuga amagambo atari meza kuri bo, sibyo ko hari n'abavuga amagambo meza ndetse anabubaka. Abo nabo ntitwabirengagiza, nabo barakoze n'abagaciro. Burya icyubaka nicyo kiza kuruta igisenya. Ariko hari n'abasenya. Abo basenya bo rero ku ruhande rwa Vestina cyangwa ku ruhande rwawe cyangwa ku ruhande rwa Dorcas cyangwa ku ruhande rw'umuryango wanyu, bwo bimeze gute?
amahitamo yabayeho ni ukudakoresha social media muri iyi minsi. Reka Yego. na Dorcas se Yego. Ndetse ko Dorcas ari no ku ishuri. yasubiyeyo. Yego. Ako nyine ntago wakoresha social media, nanjye ubwanjye sinyifungura. Reka none ubwo mu bitekerezaho uti mubona ari iki cyatuma bicika, byarekera gute? Bizarekera ari uko abyaye, bizarekera ubundi bizarekera gute? Ubundi abantu baba bashaka babagamije iki, bavuga babagamije iki? Baba bagamije gushaka views, ama like. Kamera iriho sha? Birashira. Birashira, sibyo? Ibintu byo kuza ugafata ubuzima bw'umuntu ukabushyira hanze, ugafata umuntu nkaho ubuzima bwe ari agatenetse. Umva icyo nababwira. Bajya bareka gukina n'ubuzima bw'umuntu. Ariko RIB ibi bintu yarabihagurukiye, urumva? Yarabihagurukiye ku buryo nta muntu wemerewe gukora inkuru nyandagaze, inkuru mpimbano, iharabika, isebya kuri social media, cyangwa se yinjira mu miryango, cyangwa ivuga ku muntu bwite imuharabika. Ntabwo bamwihanganira uwo muntu. RIB yabahaye imihuro. Ikindi hari abantu bakomeje kugenda bavuga ngo, hari abantu bakomeje kugenda binjira mu miryango y'abandi bagasesereza, bakinjira cyane, bakarengera. Mbabarira ahangaha unyishyireho akaririmbo tube twiririmba. Baba batekerereza umuntu bavuga ibitakwiye kuba byavugwa. Ikintu nababwira, Imana ijya ibababarira. Imana ijya ibababarira. Ariko umenye ufite agahinda kenshi cyane. Hari umuntu waba waravuze ibintu bibi? Hari abantu benshi bagiye bavuga n'ibintu bibi. Kaza muri comment y'ikiganiro ugatukana. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza n'ubundi. Niba umuntu yakubashye nawe muhe icyubahiro akwiye cyane. Yego. Aho ngaho umuntu ahita kubona ko rwose nta discipline ugira. Aho Vestine atari, aho mama wacu atari, aho Dorcas atari, nge n'umugabo wa Vestine atari, ngenje kuhababera. Gute? Byiteka. Gute? Nubo ntago baza wenda bicara imbere ya kamera bavuge ngo gutya na gutya, ariko ngiye ndahari. Ngo barababaye. Ntago nabyihanganira. Yego. Ugiye kuhaba gute rero? Ndahaba nyine cyane. Ntago nakemera ko hari abantu bazongera kuvuga ibihuha. Yego. Ngaho rero uratangumbutse ubutumwa gute rero? Ari indirimbo y'Imana yanjye nanditse. Gusa ntabwo iragera hanze. Yitwa Yarambwiye ngo ndahari. Yego. Sinaga ari iryo zina ryayo, nuko ariko gace kanyubakamo. Yarakubwiye ngo irahari. Yarambwiye ngo ndahari kandi nkuri ruhande, sinzagenda ndahari nduwiteka. Niyo waca mu bikomeye ukarira ukihoza, jya ubimenya njye ndahari. Abavuga bareke bavuge, ibyo byose bizashira. Yego. Ibyo byose bizashira. Abavuga bareke bavuge, ibyo byose bizashira. Ino ndirimba abantu bumva, ino ndirimba irakomeye cyane. Ino ndirimba irimo ibintu bikomeye cyane. Cameraman, mbabarira aha ngaho uze unadusuhuze, usuhuze n'abanyarwanda. Ngwino hano nkwereke. Iki rero bakita Gashuhi, gikunda Joyeuse bya hatari. Ngwino hano inyuma yacu. Nibwo uraburimo neza fresh. Unamamo hano. Unama cyane. Bwira abantu badukurikiye bameze bate ubasuhuza. Joyeuse na n'umuntu uramubona? Joyeuse twarabonanye turanaganira cyane turavuga. Ubukwe buri hafi se murashaka kudutumira? Akantu k'ubukwe ntago kari. Ariko naguhuje na Joyeuse. Wamuje na Joyeuse warakoze. Ubu ni inshuti yanjye, ariko ni inshuti bisanzwe. Ibintu byo guteretana twaraye tubyihoreyemo gakeya. Wenda hari igihe byazaza nyuma, ariko ni inshuti yanjye. Kubera
mwahisemo kuba inshuti. Twabaye inshuti kuko akunda Jono, yaramwihebeye ntabwo byanyabyo yarabyanze. Reka mubaze akabazo kamwe k'amatsiko nigize kubibona biri seriye tutabeshya tudaciye ku ruhande. Ukunda Joyeuse? Joyeuse ndamukunda cyane. Watubwira nk'ikintu nka kimwe umukundira? Ndakubwira bibiri. Nta kibazo. Ubigize byinshi. Ndamubwira bibiri apana kimwe. Yego. Icyambere nkundira Joyeuse n'umukobwa uzi gukora. Ikindi cya kabiri afite nyashi. Icya gatatu afite n'inyinya. Gusa mwiza uruta Joyeuse ninde wamukura heze? Utarava aho ngaho, nyashi ni ibiki? Dore numvishe uvuga ngo nyashi. Nyashi ni ibiki? Nyashi umukobwa uteye neza ufite ikibuno. Nizo bita nyashi. Reka da. Yana Joyeuse none umukobwa utagira nyashi? Ayiwa ntagaro wanjye. Reka wanjye ni Joyeuse. Banyarwandakazi rero imvura ndabona isigwa kubera yuko tudakomeje n'ikiganiro. Ndagira ngo ducumbikire aha ngaha tuzagaruke ubutaha noneho twuze twinigure, ariko gira ikintu hereza, gira umuhuro hereza abantu. Umuhona hereza abantu mugume mubane natwe. Abatadushyigikiye namwe muhatubere. Gute? Ubwo ni abantu babashyigikiye? Nese niba babona ibintu bibi kuri social media batuvugaho nabo bakabigendera muri uwo murongo. Nabo bakabyemera. Yego. Hari n'abantu batazi ko Rega Vestina yarongoye bazi ko ngari prank. Oya, ngari prank. Ako nyine murakoze. Nanjye mu minsi iri imbere ngiye gusohora indirimbo. Chano ngiye kwishyiraho bayita Igisigo Sonia official n'ibisigo. Ndabasabye muhagere. Bagende bakore subscribe bakandeho. Bakandeho bategereza indirimbo yawe. Yego. Ugiye kubatama byanyabyo. Ngiye kubakorera umunsi n'imyaka. Imyaka nitegereje. Genda undebereho gatoya itaba yagize urumva kugira ngo dusoze. Sasa ndashaka ngo turirimbeho akaririmbo gatoya urumva mbere yuko dusoza. Kiriho akaririmbo bakitibuye. Tugatura abantu shaho batameze neza cyane, abantu baba bafite utugambo twishi cyane. Uye. Ahubwo hari indirimbo nabyukanye mu mwuka ati indirimbo agatero kavuga ngo Imana yacu si bayari si dagoni ntibeshya. Wow. Ingabo zayo ntizitsindwa ntizineshwa n'inyembaraga. Imana yacu si bayari si dagoni ntibeshya. Ingabo zayo ntizitsindwa ntizineshwa n'inyembaraga. Ego. Akaririmbo watura Vestina aho yibereye ari kumwe n'umugabo we barimo bakomeza kugubwa neza, duhite wenda tunasoreza naho. Karirimbo? Karirimbo namutura nakaye kajyanye wenda n'ukuntu nabyutse niyumva n'ukuntu niyumva. Akaririmbo wari uri kuririmba numva kangoze ku mutima niba ari akahe sinza akaririmbo wari yego shako nanjye nahawe ijambo. Nanjye nawe ijambo ubwo byemewe na nyiri ijambo. Nanjye nawe ijambo ubwo byemewe na nyiri ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Mureke nshime narabyemerewe. Mureke ndamye narabyemerewe. Mureke nshime narabyemerewe.
ndamye narabyemerewe urubwa rwamberaga wararunyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe urubwa rwamberaga wararunyambuye unyambika ubwiza buva hera hawe. Mpamvu ntarutse nkagera kuri ako gatero karanyubaka, karakubaka cyane, igitero kiranyubaka cyane. Bareke nshime narabyemerewe. Wow, shima warabyemerewe. Yego. Ariko indirimbo arakomana, ariko kuki Imana ikora ibi bintu byiza, ko kuki gumye ikora ibi bintu byiza. Abanyarwanda rero bari kubibona neza ko twanyagiwe, urumva, ariko twabikoze ku bwanyu. Nimuza kuza kwishima, muze kwandikira wenda nka Sonia, mumubwire, mumubaze, mumuvugishe nk'abantu bifuza no kuba banagufasha, banagusapotinga, bashaka ko mwakorana. Wabahaye nimero ubundi bakaza kuza kuguhamagara. Nimero yanjye 07 9 4 3 16 Yego. Niyo nimero yawe? Niyo nimero yanjye. Reka nishime ko Imana izatubera aho abana b'abantu wenda batabaye, cyagiye twari dukeneye abantu ntitubabone, Uwiteka yarahabaye ndetse azagumya n'ahahari. Kandi ikindi nababwira, nshaka gushima abantu bampagazeho, nshaka kubashima. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka barebere ibyifuzo byanyu abikoreho. Yego. Ahaze kwifuza kwabo, abongerere ingano, abongerere amata, abahe byose. Umuntu wese uzi ko yamfashije, umuntu simvuze ubufasha ngo agira icyampa, agira ikindi akora, gusa umuntu wese uzi ko wanshyigikiye muri uru rugendo, nawe Imana imugire mu bye. Nawe Imana imugire mu bye. Yego. Wow, icyo kintu ni cyiza cyane. Kandi nanjye nabona hari aho maze kugera, yazampamagare. Wow. Uwo muntu nokuri. Imana nizere yuko ibi bintu binabyumva tuba tunavuga, sibyo? Kandi ije ibikomeza no kuri kw'Imana. Ariko mbwira aba bantu bakomeje kugenda bavuga bagamba atari meza, asesereza komeretsa, abo nabo bambwiriye ngo Imana ibaho umugisha. Ngo Imana ibaho umugisha kumuvandimwe avuze. Imana ibashyiraho bakura. Ibashyiraho bakura. Yego rwose. Uziko hari ijambo rivuga ngo ibyiza ukora n'ibibi ukora birakugarukira. Ibyiza ukora birakugarukira, n'ibibi ukora birakugarukira. Ako kantu kivugire mu magambo yawe. Ibyiza ukora n'ibibi ukora byose birakugarukira. Nizere ko babyumvisha. Gute? Ibyiza ukora n'ibibi ukora byose birakugarukira. Yego. Reka mbwira abanyarwanda bari badukurikiranye, mbabwira ati mukomeze kugubwa neza, ikindi mumere neza cyane. Hari n'abantu baba bari no kutureba bari no mu kazi, tubabwire ngo akazi gakomeze kugenda neza. Ikindi nongera kubwira umuntu bita Ange w'umudiaspora wibera muri za Amerika, umeze neza cyane, wamaje kwigarika agafaranga amaje kukibikaho, ubu ngubu usigaye uhagaze mu madolari ibintu byose byiwe kuva ku mwambaro, ariko akaba yarihebeye Kristo Yezu n'umwami n'umukiza. Ibaze ko nabwirije Babo agakiza. Ni ukuri kw'Imana nakijijwe. Ange warambwiye ngo ugiye kukirera ku kanyenyeri. Ange ntabwo wigeze ubikora. Nawe nabanguye. Numbere nka gasuku wavuze ngo abadiaspora ngo nta kintu ngo wapi, ngo wababeshya. Ange akanyenyeri gakande hangaha umwuma wabaye ikibazo. Ange inyota ni yose. Ange urambwira ngo uraje ngo uhite ariko Ange kubizi ko nkwemera uri inshuti yanjye. Reba Ange tumaranye nk'imyaka ubusa nk'ibiri cyangwa 3 sirimo we tuziranye tuvugana. Habe n'akanyenyeri kenshi. Abadiaspora nta cyabonze. Sawa murabeho.